Sure. One Africa artist you respect the most? I am just here because of Diamond Platinum, because we did the project. Bamwita Itahi wacu Bruce Melody, nyuma yo kuba yakora cyane kugira ngo abashe kuba yakiteza imbere, dore ko Imana yabimufashijemo akabasha kuba yazamura urwego cyangwa se yaba icamamare irenze urugero, dore ko Bruce Melody yakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, yakoranye n'ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye, dore ko yakoranye n'uwo bita Shaggy ndetse n'icyamamare bita Diamond Platinum. Ariko uyu nguyu Bruce Melody, abenshi hano mu Rwanda bagiye bibaza ati se Bruce Melody yaba azi icongereza ute, yaba yaramenyeje indimi z'amahanga bigenze ute? Ati dore ko tutazi ahantu yaba yarigiye, ariko aya ni amakuru yizewe twabashije kuba twakora ubushakashatsi kugira ngo tubashe kuba twaca impaka abanyarwanda bareke kwita umuswa Bruce Melody, dore ko Bruce Melody yaciye amarenga ashimira umuntu wamufashije kugira ngo abashe kuba yamenya icongereza, dore ko akivuga neza cyane. Ntiwamenya ko ari umuntu waba warakimwigishije cyangwa se waba waragiye abimufashamo, amushimira avuga ati nguhorane, ati kandi ni ku mutima, ati warakoze cyane, agenda amushimira. Reka tubashe kuba twamenya ngo uwo muntu wamwigishije icongereza ninde, dore ko Bruce Melody we na famiye ye bameze neza. Bruce Melody ni umuntu ukunda kwitangazamakuru, ariko ikintu ashobora cyangwa se adashobora kuba yakora ni ugushyira amakuru y'umuryango we ahagaragara, dore ko avuga ko yubaha umuryango ndetse akubaha n'abana be ndetse n'umugore we byimazeyo. Avuga ati umuryango wanjye ndawukunda cyane, ati n'abagaciro kuri nje kandi basobanuye byinshi nabashije kuba nageraho, ati n'abafite naco naba mfite, ati kandi nimwe mumfasha mukanamotiva, bityo bigatuma nkora ibintu byinshi birenze. Rero Bruce Melody ubwo yagiye ku kinyamakuru cyo Arusha Nairobi, murahazi cyane, yabashije kuba yavugira ku itangazamakuru, abantu benshi bavuza induru, baravuga ati Bruce Melody, ati uri kuri uru rwego usigaye uzi icyongereza bingana utya? Aravuga ati niko bimeze. Project like this here. So and everyone else can see like the guy is working so hard, and there's a lot of big names. There's a lot of big names. I cannot mention only one. If we are in the same Africa with Wizkid, abenshi ntabwo bigeze bamenya ngo uyu Bruce Melody se yigiye icongereza he, ati yabifashijwemo nande, dore ko agenda avuga ati madamu wanjye, ati ndagukunda cyane kandi wubahwe, ati respect kuri wowe, ati n'ababyeyi bawe bakwigishije neza, ati wambereye agaciro mu buzima. Dore ko Bruce Melody nk'uko yabyivugiye yavuze ko ari umudamu we wabashije kuba wamwigisha icongereza akabasha kuba yakimenya mbe n'aka kageni. Anavuga ati uko byagenda kose, ati n'ibindi byinshi nzagenda mbigeraho, ati umugore wanjye arashoboye. Agenda avuga ati ntabwo ndi babandi bashira imiryango yabo hanze, ati bagenda bavuga buri kimwe cyose, ati ngomba kubaha umuryango wanjye kandi nkanubaha abanjye, ati dore ko ari nabo tuba turi kumwe
gatanu ku kandi, dore ko mu minsi mikeya ubwo habaye imishyikirano yabashije kuba yabaza avuga ati mudukorera ubuvugizi haboneke monetization. Mbabwira ko Bruce Melody ari umuhanzi w'icamamare ariko ubasha kutugerera aho tutagera, utuvugira ibibazo byose tuba dufite, bityo bakabasha kuba bagira ico babikoraho. Ubwo icyo kiganiro cyangwa se iyo nama y'imishyikirano yari yitabiriwemo n'ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye. Rero nshuti twakomeje kubona iki kiganiro, mwese ko mutarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bizobageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.